umwuka mubi n'intambara y'amagambo hagati y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo na perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wakomeje gufata indi ntera. Ibi bibaye nyuma y'uko Papa Leo yatangaje ko adashyigikiye ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugaba kuri Irani. Avuga ko abanya-Irani bari mu kaga gakomeye cyane, harimo abana, abantu bakuru ndetse n'abarwayi. Abangaba babaye inzirakarengane kuri ibi bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugaba kuri Irani. Yakomeje avuga ko ibi ngibi binyuranye n'amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, maze agira ati uyu munsi nk'uko twese tubizi habayeho ibitero byibasiye abaturage ba Irani kandi ibi ntibyemewe na busa. Hariho rwose ibibazo bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, ariko kurenza n'ibyo ni ikibazo cy'umuco n'ubunyangamugayo ku bw'inyungu z'abaturage bose muri rusange, kandi ndifuza guhamagara buri wese gutekereza by'ukuri mu mutima yabo ku bantu benshi b'inzirakarengane, abana benshi cyane, abageze mu zabukuru benshi cyane b'inzirakarengane rwose. Bashobora nabo kuba inzirakarengane z'ubushyamirane bw'intambara yatangiye kuva mu minsi ya mbere nk'uko twabivugaga. Ndasaba abantu bose bafite umutima mwiza guhora bashaka amahoro aho gukoresha urugomo, kwanga intambara, cyane cyane intambara abantu benshi bavuze ko ari intambara itari imfura ikomeje kwiyongera kandi ntacyo ikemura. Mu by'ukuri dufite ikibazo cy'uburyo bw'ubukungu ku isi yose, ikibazo cy'ingufu, imiterere y'ibintu mu burasirazuba bwo hagati irangwamo ukudahama gukomeye. Ibyo bikaba biteza gusa urwango rwinshi ku isi yose. Nuko rero nimugaruke ku meza tuganire, twashaka ibisubizo mu buryo bw'amahoro, kandi twibuke by'umwihariko inzirakarengane, abana, abageze mu zabukuru, abarwayi, abantu benshi bamaze kuba cyangwa bazaba inzirakarengane z'iyi ntambara ikomeje. Kandi ndibutsa bose ko ibitero ku bikorwa remezo by'abasivile binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, ariko kandi ko ari n'ikimenyetso cy'urwango, amacakubiri n'uburimbuzi umuntu ashobora gukora. Kandi twese twifuza gukora twubaka amahoro. Abantu bashaka amahoro, ndahamagarira abaturage b'ibihugu byose birebwa n'iki kibazo guhamagara abayobozi ba politiki bagize inteko ishinga amategeko kugira ngo bababwire gukorera amahoro no kwanga intambara iteka ryose. Murakoze cyane. Nyuma yo gutangaza ibi ngibi, Perezida Donald Trump yabisamiye hejuru, maze nazana imvugo ziremereye yibasira Papa Leo, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Amuvuga yuko afite intege nke mu bijyanye n'ibyaha, kandi avuga ko akora mu kwaha k'abiza nguni. Akomeza avuga ko atari umufana we na gato. Agira ati, erega ndabona atari gukora akazi ke neza, ntekereza ko akunda ibyaha. Yaduhindukiranye babitekerezeho neza, ahangayikishijwe n'ubwoba. Ntabwo dukunda Papa uvuga ko ari byiza kugira intwaro kirimbuzi. Ntabwo dushaka Papa uvuga ko ibyaha ari byiza mu mijyi yacu. Ibyo ntabwo mbyemera rwose. Ntabwo ndi umufana ukomeye wa Papa Leo. Ni umuntu ufite imitekerereze y'ubwisanzure bukabije, kandi ni umuntu utemera ko ibyaha bigomba guhagarikwa. Ni umuntu utajya utekereza ko tutagakwiye gukinira ku gihugu cyifuza intwaro kirimbuzi kugira ngo gishobore guturisha isi. Oya, ntabwo ndi umufana wa Papa Leo rwose. Papa Leo mbere y'uko agira uruzinduko muri Afurika yasubije Trump ku byo yamuvuzeho, amubwira ko atazaterwa isoni no kwamamaza inkuru nziza ndetse n'ivanjiri, kandi avuga ko adatewe ubwoba n'ubutegetsi bwa Trump. Maze agira ati, ubutumwa bw'ivanjiri burasobanutse neza,
hahirwa abaharanira amahoro. Sinzigera nterwa isoni no gutangaza ubutumwa bw'ivanjiri no guhamagarira abantu bose gushaka uburyo bwo kubaka ibiraro by'amahoro n'ubwiyunge n'ubundi buryo bwose bushoboka igihe cyose. Ku bijyanye no gushyira ubutumwa bwanjye ku rwego rumwe n'ibyo Trump yagerageje gukora hano, tekereza ko ari ukudasobanukirwa iby'ubutumwa bw'ivanjiri ari cyo. Birambabaje kubyumva, ariko nzakomeza ibyo nemera ko ari inshingano y'itorero ku isi. Inshingano yanjye sinyibona nka politike cyangwa se nk'umunyapolitike. Sinshaka kwinjira mu mpaka nawe. Natekereza ko ubutumwa bw'ivanjiri bugenewe gukoreshwa nabi nk'uko bamwe babikora, kandi nzakomeza kuvuga n'ijwi riranguruye ndwanya intambara, nshaka guteza imbere amahoro, nteza imbere ibiganiro n'imibanire ishingiye ku bihugu byinshi, hagamijwe gushaka ibisubizo bikwiye by'ibibazo. Abantu benshi cyane barimo barababara mu isi muri iki gihe. Abantu benshi b'inzirakarengane barimo baricwa, kandi ntekereza ko hari umuntu ugomba guhaguruka akavuga ati hari uburyo bwiza burenze ubu. Abanyamerika bombi bashyamiranye nyuma y'ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugaba kuri Irani mu mezi make ashize. Kanda subscribe, ukore share, maze tujye tukugezaho ibiganiro byiza kandi binyuranye.